ibintu byose Kristo afite n'ibyawe. Pastor naho numvishe uyu mwana nawe afite uburyo yego yari ari mu rugo naho yagiye ntiyakoze uburara ariko nawe ntiyarazi imbaraga ziri muri se ntiyarazi ko ibyasaribye igihe kirageze ngo tumenye ko ibyo data afite byose ari ibyacu. N'Imana hari igihe isanga ukwiye kujya mu kiraro cy'ingurube ukakiburiramo ugahora muri uriya mwanda w'ingurube kuko hari igihe Imana nayo ivuga iti noneho reka ave ku rwego yararimo mumanure agere kuri ruriya rwego. Niko yagenje uyu mwana. Imana yari ishoboye iyaba umwana muzima, ndahamya neza nubwo yari yasabye umugabane we, iyaba umwana muzima Imana yari gushobora gukora igitangaza muri uyu mugabane kuko yarabifitiye uburenganzira. Guhabwa umugabane mbere bwari uburenganzira bw'abana, ariko umugabane we barawumuhaye. Iyo witwara neza Imana ishobora kuba yari kuzamukorera igitangaza muri uyu mugabane we. Uyu mwaka Kristo arashaka ko dukora nk'abantu bakuru, dutekereza nk'abantu bakuru, dusenga nk'abantu bakuru, ikintu cyose tukagikora mu buryo buri excellent, ku kigero cyiza, ku gipimo cyuzuye. Rero umwuka w'Imana dukeneye kumuyoboza akatubwira igipimo cyuzuye umuntu yasengaho kirangana iki. Hari igihe dusenga nk'abana, dukeneye gusenga nk'abantu bakuru, dukeneye kwitanga nk'abantu bakuru, dukeneye kwambara nk'abantu bakuru, dukeneye kubanira abantu nk'abantu bakuru, ibintu byose bikaba nk'iby'abantu bakuru. Data mu izina ryawe ryera turongeye kuba imbere yawe kugira ngo wongere utwuzuze mu ijambo ryawe. Iri jambo rigere kuri benshi kandi ribakomeze, ribagirire ikimazi mu buzima bwabo bwa buri munsi, bave mu byo barimo kandi basubire mu nzira zawe. Urakoze kuduha uyu mwanya mu izina ryawe ryera. Amen. Nanone ndi kumwe na Pastor Emile, nanjye nitwa Peggy Pasine, tukaba tugiye kongera gusangira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye kuvuga ni Pastor nibyo tuzagenderamo uyu mwaka. Uyu mwaka Imana yaduhaye ijambo rikomeye, kubwanjye ryarankomereye ariko numva ari nka vitamine. Urumva umwaka twawurangije nyine mu kwa 12 twinjira mu mwaka mushya. Iri jambo ry'umwihariko narihawe nko mu kwa 9. Rero ryari ijambo riraho ritegereje gusohoka, ndetse nakomeje kuritekereza ariko sinaritekerezaho cyane. Ariko icyo nshima Imana uko ndushaho kuritekerezaho niko ndushaho guhabwa imbaraga biturutse muri iryo jambo. Iryo jambo rero riri mu Bakorino ba mbere 13:11 tugiye kuhasoma. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Abakorino ba mbere 13:11 havuga ngo nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto, ngatekereza nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto, ariko maze gukura mba mu by'ubwana. Pastor, uyu mwaka twe turimo ni umwaka wo gukura. Iyo Imana iduhaye ikatubwira ngo ni umwaka wo gukura, nuko hari ibyo ibona dukora by'ubwana ishaka ko tuvamo tugakora nk'abantu bakuru. Nicyo kintu nakuyemo. Rero gukora nk'abantu bakuru ni ukubyiga cyangwa tukabyigishwa, cyangwa gufata imyanzuro myiza tukava mu by'ubwana. Urumva uyu muntu ngo
ngo nkiri umwana muto nakoraga nk'iby'abana. Aya ni amagambo Pawulo yari arimo kuvuga. Nawe yaciye muri icyo cyiciro. Bivuze ngo buri muntu wese ajya agicamo, ariko bijya bibabaza, hari igihe ugicamo ntumenye ko ukiri n'umwana. Ngo nkiri umwana navugaga nkabo. Bibaze nawe umwana nyine avuga ati, nkibwira nkabo, nkatekereza nkabo. Ngo ariko maze gukura nkora nk'iby'abantu bakuru. Uyu mwaka Kristo arashaka ko dukora nk'abantu bakuru, dutekereza nk'abantu bakuru, dusenga nk'abantu bakuru. Ikintu cyose tukagikora mu buryo buri excellent, ku kigero cyiza, ku gipimo cyuzuye. Rero umwuka w'Imana dukeneye kumuyoboza akatubwira igipimo cyuzuye umuntu yasengaho kirangana iki. Hari igihe dusenga nk'abana, dukeneye gusenga nk'abantu bakuru, dukeneye kwitanga nk'abantu bakuru, dukeneye kwambara nk'abantu bakuru, dukeneye kubanira abantu nk'abantu bakuru, ibintu byose bikaba nk'iby'abantu bakuru. Umuntu wafashe imyanzuro ya cyana imugiraho ingaruka. Buriya ikintu bita decision making ni ikintu gisaba ubwitonzi, gisaba ubuhanga. Buriya umuntu wese wananiwe gufata umwanzuro mwiza agira ingaruka mbi. Tugiye kubona muri Bibiliya umuntu wananiwe gufata umwanzuro kubera ubwana. Haleluya. Amen. Wenda mu magambo make pastor, reka dukomeze. Luka, turebe muri Luka 15:11. Ni inkuru ndende, ntabwo turi buyivuge yose, ariko turasoma imirongo mike. 15 Luka ku murongo wa 11, umutwe uravuga ngo umugani w'umwana w'ikirara. Ngo kandi 11 arababwira ati, hariho umuntu wari ufite abahungu babiri. Umuhererezi abwira se ati, data mpa umugabane w'ibintu unkwiriye. Nuko agabanya amatungo ye. Haleluya. 13 ngo iminsi mike ishize umuhererezi ateranya ibintu bye byose, aragenda ajya mu gihugu cya kure, yayisha ibintu bye ubugoryi bwe. Haleluya. Uyu mwana w'ikirara ukurikiranye ukareba inkuru yose usanga yari umwana. Dore ko ngo yari na bucura. Uyu mugabo yari yarabyaye abana babiri. Uyu mwana wasabye umugabane we yari ibucura. Ngo arangije kubera kunanirana, yari umwana w'ikirara asaba ibintu bye kubera ubwana. Afata umwanzuro wo gusaba se umugabane. Haleluya. Ngo arangije aragenda arazinga, bamaze kumuha yazinze utwo arigenda. Haleluya. Turavuga ku mwanzuro mubi. Aho ugiye igihe gikwiriye, ugiye igihe ari nyacyo. Ese wayoboje Imana inzira? Hari igihe dukora ibintu bivuye marangamutima yacu, ariko uyu mwana yari afite n'akadefo k'iki n'ubundi k'uburara. Yari ikirara. Rero hari igihe dufata imyanzuro ikatugiraho ingaruka, kuko turabona uyu mwana asohoka iwabo, arazinga, aragiye, ngo agezeyo ya mafaranga bamuhaye cyangwa umutungo arayayisha, ajya mu burayi. Pastor, aya mafaranga nubwo bayaguhaye ukwiye kuyatekerereza icyo agomba gukora. Gusohoka mu rugo ni kimwe, ariko n'icyo ugiye gukora ni ikindi. Menya intumbero itumye usohoka n'icyo ugiye gukora. So ya mafaranga umwana ngo yarayayisha, arakora kabisa, arayaye. Yesu nashimwe. Ararya, arenjoyinga. Hari igihe rwose tuba tutitaye ku kintu icyo ari cyo cyose, dusa nk'abari mu kindi kirere cyangwa mu isi yacu, tutazi ngo ejo cyangwa ejo bundi isi zatubona. Hari icyo dukeneye kugeraho, ukanezererwa iby'ako kanya gato, utarebye abo ukomerekeje aho uvuye ndetse n'aho uri aho ngaho ntutekereze. Pastor, mu yandi magambo, kuba mu isi biraryana kandi birababaza, kuko uyu mwana yaragiye isi iramukanda. Buri gihe umuntu yavuye mu nzu kwa data
agapyonyokaho gato. Haleluya. Isi iramukanda. Uyu mwana yasohotse mu nzu kwa se, ageze mu isi iramukanda. Haleluya. Isi yaramukanze, ajya mu byaha. Niho ukunda kuvuga kuri izo nyigisho z'ibyaha, pastor rimwe ubuntu bw'Imana ni butuza uzaduha témoignage. Amen. Isi iradukanda rero tuvuye kwa Data. Yasohotse, urumva n'umwanzuro mubi kuva mu nzu y'Imana, kuva mu gakiza, n'umwanzuro mubi yari yafashe. Nahageze mu isi ntiyagira ubwenge. Hari ukuba mu isi ariko ukanayibamo ufite ubwenge, ariko arajya no mu isi akabura iki? Ubwenge. Bibiliya yavuze ngo n'umwana w'ikirara. Dutangira twavuze kuvuga nk'umwana, kugukora nk'umwana, kugenda nk'umwana, biriya tuvuga iby'ubwana. Ariko hano nanone bakomeje kuvuga umwana w'ikirara. Bavuze umwana w'ikirara, ariko hariho n'abantu bakuze baba ibirara. Baba ibirara, hakaba abagabo b'ibirara, hakaba abagore b'ibirara, hakaba ibirara bibaho. Ariko kuba ikirara ntibivuze ngo ukomeze ubikirara cyangwa se uheranwe no kubikirara. Birashoboka, hari ayandi mahirwe ushobora kugaruka izina ikirara kikakuvaho. Amen. Buriya uyu mwana nubwo yabaye ikirara, akagera hariya pe uburara akabukora, noneho afite no kwisanzura no kwidegembya, ntari kumwe n'ababyeyi. Ushobora kuba uri n'umugabo ukabikirara kuko uri wenyine, nturi kumwe n'abana, nturi kumwe n'umugore, mbese bikakubera byo, ukabikirara ku isura, ukabikirara ku migendekere, byose ukabikirara ikirara, n'ukubonye akakubonamo uburara. Ariko ari amahirwe noneho yo kugaruka, uretse Imana yonyine nta wundi muntu ushobora kuguha ari amahirwe. Kuko uyu mwana yabaye mu burara bwujuje ibyangombwa, uburaya, kunywa, kuryama, byose yarabikoze. No kuba mu mahoteli akomeye yarabifitiye ubushobozi. Ariko nyuma yo kwitahura yisanga mu kiraro cy'ingurube, yisanga mu mirimo itakagombye kubiye. Rero ushobora kubikirara cy'umuntu ukuze, ariko hari n'amahirwe yo kugaruka kuva mu burara. Pastor, uyu mwana icyo tubona yakoraga uburara buri profession. Ni nk'ababana apana gukora uburara mu gihugu, ngira ngo yajyaga za Dubai n'ahandi na hehe nyine, akaryoherwa ku mazi, akarya amafaranga. Urumva kuko yari n'umwana wo mu bakire, yakuyeyo umurage. Kandi uko Bibiliya urebye iyo dusomye, aya mafaranga yayangije mu kanya gato. Haleluya. Uyu ntabwo yari ikirara cyakindi cyangwa imyenda y'abantu, cyurira ibipango, cyibudukweto twanitse. Uyu ntabwo cyari icyo kirara, cyari ikirara kiri VIP. Haleluya. Kizi kurya amafaranga, kizi kuryama ahantu heza. Ariko ibi bigira ingaruka, bigira iherezo ryabyo. Pastor, turabona ari ahantu ngo yageze isi iramukubita, ngo yari yaragiye mu gihugu cya kure. Icyo gihugu ntibanakivuga, bavuga ko ari igihugu cya kure, ariko ngo ageze aho ngo amafaranga aramushirana. Amushiranye ashaka ahantu yabona akazi ko gukora. Turimo turavuga ya mahitamo mabi. Uyu mwana ngo amahitamo yahise amubwira ati bitewe n'ubushobozi, nekereza ko yari atarize, kuko yaza kuba yarize yari kujya gusaba akazi ka VIP mu mabiro. Ariko ngo yahise ubwenge bwe bumubwira ngo icyo gihugu urumva hateyemo inzara, ubwenge buhita bumubwira ngo genda usabe akazi mu gikingi cy'ingurube. Urumva yari yarahisemo nabi, yari afite amahirwe yo kwiga ntiyigeze yiga. Rero abantu iyo bahisemo nabi bisanga bageze hehe? Mu biraro by'ingurube. Ako niko kazi, niyo mahitamo yari asigaranye kujya mu kiraro cy'ingurube. Umwana wasize iwabo barya banywa bameze neza banezerewe, ariko akisanga mu kiraro cy'ingurube. Noneho na cya kiraro cy'ingurube uwamuhaye akazi ntiyamwemereraga no kurya, yarazirebereraga gusa. Ngo inzara iramukubita pastor,
ari igihe ibibazo bidukubita kubera amahitamo yacu mabi, kuko twahisemo kutiga, twahisemo kwaya ibyacu, twahisemo kurya imirage, twahisemo kuva mu nzu y'Imana, twahisemo kuva ku Mana, twahisemo kutubaha ababyeyi, twafashe imyanzuro mibi itujyana hehe? Mu kiraro cy'ingurube. Ibiraro by'ingurube kenshi tubyisangamo kubera guhitamo nabi, ariko mu gihe turimo kwiga inyigisho zo gukura, turasaba Imana iduha ubwenge bwo guhitamo neza kugira ngo tutisanga hehe? Mu biraro by'ingurube. Kenshi abantu bisanga mu biraro by'ingurube ni abantu bahisemo nabi. Amen. Haleluya. Amen. Bahisemo nabi. Pastor, ibiraro by'ingurube. Amen. Numvishe ari ikintu kiremereye muri gihe uburyo, haleluya, umwana w'umuherwe agira cyakisanga mu kiraro cy'ingurube. Imana hari igihe isanga ukwiye kujya mu kiraro cy'ingurube, Jesus. ukakiburiramo na bya bindi ingurube zirya, gahora muri uriya mwanda w'ingurube. Kuko hari igihe Imana nayo ivuga iti noneho reka ave ku rwego yararimo, mumanure agere kuri ruriya rwego. Niko yagenje uyu mwana. Imana yari ishoboye iyaba umwana muzima, ndahamya neza nubwo yari yasabye umugabane we, iyaba umwana muzima Imana yari gushobora gukora igitangaza muri uyu mugabane, kuko yari abifitiye uburenganzira. Guhabwa umugabane mbere bwari uburenganzira bw'abana, ariko umugabane we barawumuhaye. Iyo witwara neza, Imana ishobora kuba yari kuzamukorera igitangaza muri uyu mugabane we. Ariko siko byagenze. Yemeye kuba ikirara, yemera kurenga, yabaye igikoresho cya Satani neza cyane mu buryo bumwe n'ubundi. Erega hari igihe ibyaha bivuga, icyaha kikavuga, kikakumvisha, ukumva amajwi y'icyaha urimo, kikakubwira kiti biraryoshe, komeza, kandi ukumva neza ko icyaha kikubwiye ngo nibyo, kora, ongera, ube muri ibyo. Niho wisanga rero muri kiriya kiraro, ugasanga byararangiye, uri uwo kubana n'ingurube, uri uwo kuyoborwa n'ingurube, uri uwo kwifuza ibiryo by'ingurube. Ingurube zigasigara ari bo bakora. Stamboneyeho umwanya wo guhumuriza abantu. Buriya abantu bisanga mu biraro by'ingurube bari muri categories ebyiri. Hari umuntu utarabigizemo amahitamo, ntabihitemo. Ariko buriya ikiraro cy'ingurube ni situation wisangamo ikugoye. Nta bwinyegamburiro, hari igihe ikigeragezo cy'ubupfubi gishobora kukuganisha mu kiraro cy'ingurube. Buri wese akagusuzugura, ukabintabwa, buri wese akagufataho ijambo, ugaca muri ubwo buzima bukomeye. Buriya n'ubwo buzima bugoranye utahisemo, kenshi bugusunika gusuzugurwa mu kiraro cy'ingurube. Urumva ikiraro cy'ingurube ni ahantu hasuzuguwe cyane. Abo bantu twababwira ngo mukomere, nta hantu kwisi tatakura umuntu. Ikigeragezo cyose utahisemo, utagizemo amahitamo, ariko ugasanga cyarakuganishije aho hantu habi, hari imbaraga y'Imana ibasha kugukura aho hantu hameze nk'ikiraro cy'ingurube. Yesu nashimwe. Hari ubuzima butubyiga butujyanayo, ariko hari ubutsinzi ku bantu bazi Imana yabo ngo bazakomera, ngo kandi si ugukomera gusa, bazakora n'iby'ubutwari. Rero kumenya Imana biduha gukomera, kandi bikaduha gukora iby'ubutwari. Icyo kiraro urimo komereramo, Imana izaguhana ubutwari, ariko icyambere no kumenya Kristo. Pastor, rero tukagira n'indi kategori y'abandi bantu bisanga mu kiraro kuko bahisemo nabi. Ari uyu mwana w'ikirara tubona kubera guhitamo nabi yisanze ari mu kiraro. Ariko nabo bantu Kristo aracyabafitiye imbabazi nyinshi cyane. Niho tubona umwuka w'Imana yaje kuri uyu mwana, aravuga ngo why not? Hano sindi kurya ngo mpage, kandi kwa data bararya bagahaga abagaragu. Yavuze urugero rw'abagaragu. Urumva iwabo hari ibiryo bihagije, iwabo hari ibintu byose. Ko nacumuye kuyo mu ijuru, nkacumura no kuri data umbyara, reka nsubireyo nsaba imbabazi. Yesu nashimwe.
rero aho hantu nawe uri muri icyo kiraro cy'ingurube kubera amahitamo mabi, ongera wibuke ko wacumuye kuri data wo mu ijuru. No ku muntu uwo ari we wese umusaba imbabazi. Ndumva hari izindi mbaraga nanone umwuka w'Imana yakongera akadukura aho hantu iyo twongeye gutekereza ko twahisemo nabi kandi tukabisabira imbabazi. Abantu bamenya ku Mana haba amahirwe, ku Mana haba amahirwe, uracyafite amahirwe. Imana ntabwo irakujugunya. No mu mugambi wayo ntabwo Imana ifite umugambi wo kujugunya umuntu. Irwana n'ibyo tunyuramo, irwana n'ibibazo, irwana na biriya byose, ibyaha byose. Ariko wowe Imana iracyagufiteho umugambi. Ongera wirebe, birashoboka ko wagaruka, Imana ikongera ikagushira mu biganza byayo. Amen. Ayo mahirwe uracyayafite yo guhindurirwa izina, ntube ukitwa ikirara, ahubwo ukaba umwana w'Imana byuzuye. Ni mu gihe uri bureke no kuva mu byo urimo, ukongera ukagaruka mu rugo, ukongera ukagaruka mu itorero. Haleluya. Data arahari, agomba kukwakira, kandi hazakorwa umunsi mukuru kuko wabivuyemo ukemera kongera kugaruka mu nzu y'Imana, ukongera ukagaruka mu biganza by'Uwiteka. Ayo mahirwe urayafite mwene data. Wumve ko Imana itagutaye, ni wowe witaye, ariko Imana iracyari hafi yawe. Ni wemera ukumva ko ugomba kugaruka, Imana iri bukwakire. Pastor Yesu aguha umugisha. Hari imirongo nshaka ko dusorezaho nk'itatu. 15 Luka 29 haravuga ngo maze asubiza se ati, maze imyaka myinshi ngukorera, ntabwo nanze itegeko ryawe, ariko hari ubwo wigeze umpa n'agasekurume ngo nishimane n'inshuti zanjye. Turareba uyu mwana mukuru w'imfura, abonye murumuna we agarutse, aho kwishima yagize akantu k'agashyari, ngo kuko yari avuye guhinga abona mu rugo hari ibirori, ise yishimye, ibintu biracika. Ngo ariko ise yaheze hanze, saraza aramusanga, ubwo ni nko kwigumura. Umwana ahita amubwira, ariko igihe twabaniye nakoze ibyo ushaka, ngo wigeze umpa nibura n'agasekurume kamwe. Ibaza arimo arasaba agasekurume. Ngo noneho ikintu kinezeza 31 ngo ntiwigeze umpa n'agasekurume nibura ngo nishimane n'abashuti banjye. Ise abibonye agahinda yagize aho kugira ngo yishime ko murumuna we yagarutse, ngo aramubwira 31 ngo nawe aramubwira ati, mwana wanjye turabana iteka, kandi ibyanjye byose ni ibyawe. Uyu mwana nawe tumubonaho ubwana nubwo yari imfura, turamubonaho ubwana nubwo ari mu rugo nta sekirite afite. Arimo arasaba agasekurume, kandi ibya data byose ni ibyacu. Haleluya. Ubwo numva ukuntu dusaba Imana, turakizwa, nitumenye amasezerano ari muri Bibiliya, nitumenye ibyo twemerewe, nitumenye ko ibya data byose ari ibyacu. Kuko uyu mwana se yaramucyabuye, yaramubwira ati, ariko ntabwo uzi ko ibyanjye byose ari ibyawe, wowe uransaba agasekurume, uragirira murumuna wawe shyari. Haleluya. Nukuri tugire confidence mu Mana ko ngubwo itimanye umwana wayo w'ikinege, ngo yaburite kumuduhana n'ibindi byose. Ibindi byose rero biba biraho. Ariko twebwe turasaba agasekurume, tukanigumura, tukanabyimba. Ibintu byose Kristo afite n'ibyawe. Pastor naho numvishe uyu mwana nawe afite uburyo, yego yari ari mu rugo, naho yagiye, ntiyakoze uburara, ariko nawe ntiyarazi imbaraga ziri muri se. Ntiyarazi ko ibyasaribye. Igihe kirageze ngo tumenye ko ibyo data afite byose ari ibyacu. Gusa uyu mwana nawe afite amahirwe. Iyo se atahatunguka ngo avuge ririya jambo, uyu mwana yari kwisanga mu myanzuro mibi. Uyu mwana nawe yari gufata imyanzuro mibi, akavuga ati, nanjye rero bimeze gutya, umpe ibyanjye nanjye. Yego. Ariko se yarageze kuri point nawe yarageze kuri point. Aba bantu iwabo barabakire. Utu dusekurume n'ibiki, utu twari utuntu duto cyane.
ariko niko kantu yashatse urumva kwerekana se byaranamubabaje yasaba isekurume agasekurume kamwe bituma se avuga ijambo arivuga mu gihe kitari icyo nabwo hari bwagere ko avuga ko ibintu turabana wowe turahorana kandi ibintu dufite ni ibyawe ntabwo hari hagera ko ise yaturira ijambo ariko yaramaze kubona ko umwana ashobora nawe kugera kugumuka agafatira iya myanzuro nibi basta nituba dusenga turakubita umwuka w'uburara mu mwuka w'uburara utubuza amahirwe uyu mwana w'ikirara turamwigaho ibintu bibiri yari ariho umwuka w'uburara umusohora mu mahirwe ikindi cya kabiri uyu mwana w'ikirara tumubonaho yari afite ubwenge buke bufata imyanzuro ubwenge bugusohora mu byiza ubwenge bugusohora mu rugo kwa data ubwenge bukujyana mu burara ubwenge bukujyana mu kiraro cy'ingurube ukagerayo ukaburirayo n'ibyo kurya ubwenge bukujyana mu gihugu cya kure iyo nsomye ijambo igihugu cya kure ngira ubwoba ndibaza si igihugu cya kure ni iki ni kure koko nta nshuti zibayo nta bavandimwe bariyo kujya kure y'Imana amen iyo umaze kujya kure y'Imana na Bibiliya nta na hamwe uri busange uyu mwana yagiye ariko yagiye mu gihugu cya kure yagiye kure n'Imana amen ajya kure n'umuryango ajya kure na se ajya kure na nyina ajya kure aburirwa ubusobanuro baramwihorera aragenda Pastor tugana ku musozo 32 aravuga ngo ariko kwishima no kunezerwa biradukwiriye rwose kuko murumuna wawe uyu yari yarapfuye none arazutse yari yarazimiye none dore arabonetse hano ikintu turimo gukuramo iyo abantu batugiriye nabi bagarutse tubaserebura kuko basobanukiwe amakosa bakoze the same story uko Imana idufata nuko iyo tugarutse ku Mana iraserebura haleluya iraserebura rero umuntu nakugarukira niba yaragukoreye ikosa nkuko tubona uyu mubyeyi yahise yishima cyane ahitabagisha ngo ikimasa kibyibushye ahamagara n'abaturanyi barabyina bararya baranywa barishima duserebure abantu bamenye ukuri duserebure abantu baviriwe n'umucyo wa Kristo bakamenya ikosa barimo kuko nabo sibo hari imbaraga zijya zijyana abantu mu byaha batabizi hari imbaraga zituma abantu bafata imyanzuro mibi ariko umuntu nagaruka mwakire kandi niwongere kumurebera muri ya mateka uyu mubyeyi turashima Imana uyu mubyeyi ntago yari umubyeyi gito haleluya Imana iduhe n'ababyeyi natwe tugire n'ababyeyi ababyeyi bari so welcoming biteguye kwakira abana babo hano turareba kenshi tujya tugira abavandimwe cyangwa se abana tubyaye mu mubiri bagira gutya ari mu rusengero agapyonyoka ari mu rugo ahavuka agapyonyoka ariko we mubyeyi wo mu mwuka mera nk'uyu mubyeyi uyu mwana ngo yagarutse avuga ko yacumuye kuri data wo mu ijuru ndetse agacumura no kuri se aje kumubwira ati sinanaba n'umwana wawe ahubwo nje kuba umugaragu yaraje kurya gusa ngo abone aho yikinga inzara ngo ariko se akimubona umwana atarasaba n'imbabazi ngo se yarirutse aramuhobera amuha affection rero ababyeyi bo mu mwuka twihanganira ibirara byo mu rusengero ari igihe uri umukozi w'Imana ari kumeze gutya ibirara rero biri hose ari mu rugo abana bacu bafashwe n'ingeso mbi bafite addiction z'uburara kunywa ibiyobyabwenge n'ibindi ntago ari igihe cyo kubaca aho kira nibagenda tubasengere Imana yo mu ijuru bakoreho nibagaruka ntubu umubyeyi gito ngo ugire gute ubakubitire ku rubirukane ahubwo ngero ubahoberana ubugwaneza kuko haba hakiri ibyiringiro so aka gafete karatwigisha guserebura abantu bari bananiwe ariko Yesu akongera akabahembura abo bantu bamaze kumenya aho bari habi mu byaha haleluya bafashe imyanzuro mibi kumenya kubaserebura Pastor guserebura wowe urabyumva gute hano muri Bibiliya
kugira ngo dusoze dusengera abantu Imana itanga ubwenge bwo gufata imyanzuro myiza ndetse n'umwuka w'uburara tuwukubite. Uyu mubyeyi nkuko ntamuzi wenda ushobora no kutazamubona. Uyu mubyeyi Imana imuha umugisha. Ibi bikora abantu bake cyane. Yarazi gufata imyanzuro neza cyane n'ubwenge bwinshi. Ubundi umunyabyaha ntabwo bamujugunya. Umunyabyaha baramwiyegereza. Aya yari amahirwe kuri uyu munyabyaha wongeye kugaruka, ariko ahura n'umubyeyi uzi agaciro k'umuntu. Yemera kubaga ikimasa kugira bakorere umunsi mukuru umwana ugarutse. Buriya no mu nzu y'Imana uretse gusa inshuro nyinshi bibaho ugasanga umuntu yivanyemo, ariko uzarebe iyo umunyabyaha yagarutse mu itorero, urazi umunezero ubuhari. Haba hariho umunezero udasanzwe uriya muntu. Buriya n'abashumba inshuro nyinshi bakunda abanyabyaha, ariko hari naho babishisha bakajya bamubona nyine nka ruharwa. Uriya niko yabaye akandi. Buriya rero iyo arimo kujijisha bagatangira. Buriya rero uzi impamvu batajya bamwirukana. Baba barwana za ntambara, ashobora kuzagaruka, ashobora kuzaba umuntu, ashobora zikagenda zibagarukamo. Niyo mpamvu buriya iyi minsi mikuru ku banyabyaha iyo bagarutse dushima Imana. Iyo bagarutse tubabwira amagambo meza, tureke kubasubiriramo ibyo bavuyemo. Iki ni kibazo rero kiri hanze hano. Umunyabyaha bakomeza kumubwira bya byaha byo muri rimwe, bagakomeza kumugira mushasha muri bya byaha. Pastor, ndatinya uyu mubyeyi yari wise cyangwa se yarazi gufata imyanzuro myiza. Bitwereka ko buri gihe iyo twihanye, kuko uyu mwana afata umwanzuro wo kugaruka yari amaze kwihana. Iyo twihanye niyo tutaragera kuri data ngo tumubwire, waba yabibonye. Se yahise abibona hakiri kare, akimubona kuko yihanye aragenda aramuhobera aramwakira. Rero niwemere guheranwa n'ibyaha. Niba hari ahantu wari uri hatari heza, hari ibyo wari urimo, Kristo yarabibonye ko wamenye ko wakoze ikosa kandi agufitiye imbabazi nyinshi. Nyemerera umugarukeho nawe agukubita iriya haga yahaye umwana w'ikirara. Pasitiri yahaga nyibona n'imbaraga kuriya guhobera kurenze kuba guhobera kw'abera, ahubwo ni uguhobera k'urukundo rwinshi, ni uguhobera ko kongera kugushiramo ibya Kristo. Kuriya guhobera kwankozeho kwari kutarimo uburyarya. Uje wicira imanza, uje uvuga ngo ngiye kuba umugaragu, sinabasha kuba umwana rwose, ariko ukabona umuntu araturutse yaje yiruka. Ibishusho y'ukuntu yasa. Nigeze kuba nigisha iyo nyigisho, noneho mbwira abana rero tumaze kuyiga, ndababwira ni noneho buri wese nagerageze yigane iyo haga. Aho yihobere, wumve wakiriye ako kahaga, wumve kagushyuhiye, wumve urundi rukundo rwa Kristo. Ubu ugiye kwihobera nawe wari ikirara, ariko ufashe umwanzuro ubivuyemo. So abana bose barabikora muri Sunday school nayo ndimo kwigisha, ni kandi ubikora n'imbaraga, umwana akajya agira ati So hari izindi mbaraga muri ruriya rukundo rw'uriya mubyeyi utari gito. Ni rwo rukundo Kristo dukunda. Aragukunda nuhitamo kuva mu byaha, ukareka kubikirara, ukava mu kiraro cy'ingurube, ukamenya ko kwa so hariye ibintu byose. Si amazu dukeneye ku isi duhora dusengera, si ubutaka, si iki n'ibindi nkabyo, si ubwenge gukomera, si icyubahiro. Kwa data biriyo Pastor. Ahubwo garuka arabiguha, kandi si byo gusa guha, aguha nahaga, araguhobera nka wa mubyeyi wakiriye umwana we w'ikirara. Nirwo rukundo Kristo dukunda, niyo affection Kristo duha. Ndanezerewe cyane. Rero Pastor, turasoje tugiye gusenga, ariko reka nguhe akandi kantu kanteye imbaraga cyane. Ndi guteguriza inyigisho, Imana imbwira ngo uyu mwaka n'umwaka wo gukura. Nari ndimo gutegura inyigisho, tugiye kuvuga inyigisho y'umwaka kuri New Year.
nari mu rugo ngiye kubona mbona umwana banzaniye umwana umukobwa yari amaze kumwuhagira arambwira ati uyu mwana yashize ibintu mu matwi. Ndebyemo mbona yashizemo icyuma kinini mu gutwi. Ndebye urundi ruhande mbona yapakiyemo ibipapuro. Mpita niruka kwa muganga bashiramo ibyuma nyine babikura. Urumva mu rugo ntago twari kubyikurira. Noneho Umwuka Wera yitambwira ati wabibonye abana ibyo bakora. Abana bishiramo ibyuma bibica. Muri make turihemukira gufata imyanzuro y'ubwana no kwihemukira. Uyu mwana yashizemo ibyuma azi ko ari imikino ariko byari kumwica. So turihemukira iyo turi abana twipakira ibitwica. Ibi dufiteho ingaruka gusa nibyo tubamo pastor. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo nkiri umwana nakoraga nk'iby'abana nkibwira nk'abana nkatekereza nk'abana ariko maze gukura nkora iby'abantu bakuze. So uwo mwana nahise mbona real example. Umwana twari kumwe ni muzima ariko afashe icyuma. Pastor cyari icyuma hafi 9 kungana nk'impeta. Byagisesetsemo. Ndiruka ako kanya ndiruka. Njya kwa muganga hambere birabananira. Njya ha kabiri numva barambwira ngo turamutera ikinya kugira ngo tugikuremo. You know byasabaga abandi bahanga. So urumva yaza kuba afite ubwenge yari kubikora yakoze iby'abana. Rero abana buri gihe bakora ibintu bidahwitse, ibintu by'ubugoryi, ibintu bituzanira guhangayika. Yo ababyeyi barahangayika urumva narahangayitse muri ako kanya. Ni nako Imana iduhangayikira iyo twakoze ibintu by'ubugoryi pastor. Rero Imana iduhana umugisha urumva rwari urugero rwahise runyigisha ubwana niki. Ubu bwana mita numva iyo nyigisho nkayimenya. Ubwana ni ugukora ibidahwitse. Umwana pastor usibye gufata imyanzuro mibara niyica. Umwana ariyica. Icyo cyuma yishize matwi cyari kumwica. Abana bariyica. Birenze gufata imyanzuro mibi. Abana buri gihe ibyo bakora bibaganisha mu rupfu. Rero reka dusenge Imana iduhe umugisha. Turakubita uyu mwuka w'uburara ku bana twabyaye, ku bana b'igihugu mu izina rya Yesu. Uyu mwuka ubakura mu cyubahiro, uyu mwuka ubakura iwabo mu mago bakajya ku gasozi bagakora ibidafite ubwenge, bakanywa ibitabi, bakajya mu nzoga, bakajya mu ndayi nk'uko tubona uyu mwana w'ikirara yabikoze. Turasenga ngo hagire umwana aya masaha Kristo ukura muri ubwo burara. Iyi n'imbaraga ibashofa ikabakura mu cyubahiro, ikabakura mu bwiza bwo mu ngo. Turingingira ababana kugira ngo bacungure. Ni wowe mucunguzi muzima watuma babiruka, watuma babihurwa bakagaruka mu ngo zabo. Uyu mubyeyi yakomeje ategereje umwana we, agarutse atitaye uko ameze amuha affection. Ababyeyi bahe gukomera, bahe kwihanganira abana babo kuko Mana ugiye kubigenza neza kugira ngo aba bana bave mu byaha, kugira ngo aba bana bave mu biraro by'ingurube. Urakoze Kristo. Urakoze kuri Imana itanga amahirwe. Urakoze kutubabarira. Urakoze ko umugambi wawe ari mwiza kuri twe. Uyu mwaka utubere mwiza, utubere umwaka wo guhitamo neza. Buri wese icyo azahitamo kizamubere cyiza. Dukure mu mayira abiri, dukure mu butamenya, dukure mu guhitamo nabi. Twongerere ubwenge tuba abana bazi guhitamo neza. Igisha ababyeyi guhitamo neza, igisha abamama guhitamo neza. Yo ntibamere nk'uyu mwana w'ikirara wagiye kwayibye akajya mu gihugu cya kure akava mu bwiza bw'Imana. Twigishe guhitamo neza. Igisha abana twabyaye guhitamo neza. Igisha itorero guhitamo neza. Twigishe guhitamo neza Kristo. Urakoze tuguhaye icyubahiro. Shalom shalom. Imana ibahe umugisha. Amen.